kuba twaratandukanye ajya mu buzima bwe nanjye ngomeza ubuzima bwanjye ubwo rero mwana mujye mukora ibyo mushaka cyangwa mubyihora kandi byiza mwakora icyo mbasaba cyonyine kugendera ku mategeko ni wica itegeko n'utandukira itegeko ngo ushaka kuzana ibintu by'ibimogi cyangwa ngo n'ibindi bintu byo gucomekanya naho ubundi rwose as long as turi mu gihugu twisanzuye wowe ugikoresha agakingirizo oya na message nenda kumugenera nakomeza akora akazi kiwe Imana ikamuhezagiriremo hanyuma nawe nabona wenda bari kumuvuga ibintu ashaka kwisobanura agende yicare yisobanure nabona bitari ngombwa hamagara abapampe babakubitishwashwa bamuvugire nabona bitari ngombwa turize afate Bibiliya senga biharira Imana ntabwo watanga oya nyine ni Bibiliya nyine uburi kubabwira nama ariko sinama z'imiso na utazi ikintu cyo gukora shu wifata nabi ubuzima bukurangirana n'ubwo bubyiruko bwawe ntacyo bukoresheje ubwo rero mwana mujye mukora ibyo mushaka cyangwa mubyihora kandi byiza mwakora icyo mbasaba cyonyine kugendera ku mategeko ni wica itegeko n'utandukira itegeko ngo ushaka kuzana ibintu by'ibimogi cyangwa ngo n'ibindi bintu byo gucomekanya naho ubundi rwose as long as turi mu gihugu twisanzuye wowe ugikoresha agakingirizo ariko se umuntu akibaza ubundi ukurikije uburyo urubyiruko rubona abajene inama ubundi inama yo tuzibagire cyangwa zitugire turazikurikiza tuvugisha ukuri like according twe hari abantu twe dukurikiza inama sheri hari abantu twebwe twubahiriza inama wumva inama y'umuntu mukuru ukayubahiriza ukayikurikiza niyo mpamvu ngengeza aha ngaha kubera inama z'abantu baba bangira amazuba mbwira nk'inama imwe wumvishwa avuga ati iyi ngiyi kabisa yambereye isomo ry'urugendo ndayikurikiza kandi byagenze neza kumenya Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijura ni inama nyine bangiriye baramwe ati kumenya ubwenge nibwo bwibone yego muriyumva gute actually ko mwaje muri yewe umva twagiye kujya kuri stage teshafite ubwoba ari gutitira bwa mbere ngiye imbere y'abantu benshi ngo mara we ngo umutima uri kundya ndambwira Imana igenda uvuga ibyo ugomba kuvuga ariko mba nibaza ko bigenze neza nta bintu bya danger rega nyine naye Imana twicaza imbere ya minister bura minister nawe bura natinye kuvuga umupuri kubera minister mindukiye mbona arimo araseka ndavuga ni reka mfite nanjye kwivugira agapurisha wamucunze kujisha Mana yamuciye muri humya hu iyo byanze mwabonye mute shahari hari abantu benshi kandi baba bishimye ngiye mfite ikibazo buriya nk'iyo umuntu yishyuye agataha atasetse bigenda ahubwo iyo uje nusetsa abantu bigenda cyangwa se uje nusetsa Imana gusetsa abanza ari akazi gakomeye nge nagukirije ariko nyine ni byiza wenda nk'umugabo n'umugore baraye bahondagurana bagahurira nko muri ka Jenny's comedy bakisekera shabyihorera ariko ubwo umugore wawe wamuhomye ngo miya ninjoro ibyo bya Jenny's agaba hari icyo ari kubifataho oya ariko nyine ni byiza shwa bari audience urubyiruko ndikibaza ko atari n'urubyiruko gusa ruba rurimo haba harimo n'abagore n'abagabo ubwo se nabo n'abajenzi mwana ariko nta ribi as long as nyine baseka ikindi kandi bakabona n'abantu bakunda abantu baradukunda sha ariko mana we baradukunda n'ukuri kw'Imana ariko n'ukubera Imana niyo itanga igikundiro sho hari abantu hano baza bagakoboka bakirya bakimara ariko bakabanga ariko twebwe muradukunda Mana nubwo umuntu atakundwa na bose nakundi nyine ngewe nimuzajya munuka ntarasenga nzajya mbasubize muri comment nimuza nasenze nitware neza sibyo abakristo ubuzima bw'Imana bw'Umana n'umuntu ubihuza ati niba narakaye ndakwahuranye niba ubwo mfatiranye mve mu rusengero cyangwa nasomye ijambo ry'Imana kubibalansinga Mana hari igihe ubwira Imana ati Mana baburetse gato nkure mu nganzo nk'iminota 2 ndagaruka nsaba imbabazi Imana nyine ikihanganirwa hari igihe bikurenga ukavuga ati Mana niza iminota 2 nyikoresha ikintu nshaka ariko ubundi urebye nyine umuntu ufite Yesu muri we arihangana Yesu akagerageza gukaruma umujinya sibyo mu Kristo nibyo mu Kristo muvandimwe uheruka kuvuga uti Mana nizaho tunota nka 2 nka ryari sibo byibuka ukora ikintu ngewe nk'ejo bundi ari nk'ababloga bandika inkuru batazi ukavuga suko ko Mana yanjye nkore mu nganzo babara n'ubu ntayisaba ababloga nyine n'abantu nkunda ariko nyine hari igihe bandika nk'ikintu batakubajije ko yazanye urudigi mwana mfasha n'amafaranga igihe nayikoreye uri gukaba abakobwa uraje utera indi utangira umubwerabwereho ngo dore byo
wowe se azaba yiteye kubabaye umuntu nabonye shaha ndaza kukubwira yego we na Jack nababonye murimo uri kumukora ku mupuri sorry nako ku mabere oya ku mabere King bacyari muto wowe si inshuro ya mbere uje muri Gents Comedy Tesha we ni first ubwa time mbere sha imisuzi nkubitiyemo hara nuko nawe ari kumva nawe ari kumva nanjye ntabwo mbonaga ningira utuntu nihengeka nubwo abagaye nayisuze merise muri ayo ibyo byose hari experience ufite wowe cyangwa se hari n'umuntu waba urimo hano ufana mu vugo te uyu nguyu w'umundeba nakubeshya ibintu bya Gents Comedy nago si ibintu nkunda gukurikirana cyane gusa numva bavuga yuko witwa Pirate ari ukunda gusetsa nabwo nabibwiye n'umushiti wanjye utuye i Burundi waje abashyitsi bacu dufite yambwiye ko witwa Pirate ari uzi gusetsa ariko ndikibaza ko umuntu wese wabashyize kuri flyer icyo kintu abakimerita bagikora nyine ariko ntago ibintu bya Gents Comedy nkunda nyine ngiye niba ari uko wenda mba nari kurera mfite n'ishaza rinini mba numva nta muntu waza nsetsa mba numva nyine naseka kuko numva nyine mfite ibintu bisekeje ariko kuza ngo nkicaye hariya ngo ndasetse biragoye ese buriya azi nk'abana bari kuzamuka muri media cyangwa wowe nk'umuntu muri media wowe kubagana nk'ukuntu ukunda kubagana yenda abantu bakwatatse ubona nta ngaruka bizagira kuri influence iri imbere y'ahazaza bareberaho cyangwa akaba ari cyo byakangiriza njye se kuvuze ngo mbagana wawe umvishe mbagana barara bo mubagana njyewe Brian Gateka mbagana nande uyu mungu ni injajwa njyewe Brian njye mbagana ahubwo w'imbaga ari wowe oya gusa njyewe nago okay shu urabona aza akakuvugaho reka dufatire nko ku bindi bihugu cyane cyane nk'aba influencer cyangwa se abahanzi barabavuga ikindi kandi hari n'igihe bitegurira planka yonyine bakabagana babiziranyeho oya nabwanya nabona planka nka uri kumva ubwo sira ni imodoka mwarabapakira iriya modoka irava nkajya kugama nayo ngashakaho nyugamisha babonye ibyo bapakira nibatwara yashyizeho spagro ntabwo uri kumva rata gusa nyine wirinda niyo mpamvu navugaga ngo as long as ugendera ku mategeko wirinda gukora ibintu bigize ibyaha ku buryo bishobora kugufungisha naho ubundi niba umuntu yakuvuzeho nawe wamuvuga ugatanga igitekerezo ku byo yavuze njye mba numva nta kibazo gusa ukirinda ikintu cyatuma ugwa mu kibazo cyangwa se ugwa nyine ku buryo ribu itangira gutekereza ko wenda ariko kuntu uteye bakagutekereza nabi hari umuntu ukuvuzeho ukuri akubeshyera wowe umuziho ukuri uzi neza wicishungiye nago ibyo umva nkubwire rero nago oya nje nago ibyo bintu bicisha arafata izo bintu kubashijura ndabyumvisha umva nkubwire umuntu ukubeshyera ikintu umva ndabyumva umva nkubwire shu nago ibyo bintu ngewe bikintwarira umwanya ngewe n'abantu benshi mbona bicara ku mbuga nkoranyambaga bakavuga story yanjye nkumva ndumiwe umuntu nkumva barambeshyeye ariko shu hari igihe ugeramo ukumva ibyo bintu nyine warabirenze ukumva nago wahora muri rwaserera zabyo ugomba kwicara ugashaka amafaranga soti ndabeshya rero kuri uyu muntu nta kintu reka mwihorere uri inshuti na Brian ese Brian yagiranye ikibazo n'umuntu cyokoza njye yatabayeho Tesha sha njyewe Tesha atari iruhande rwanjye ambwire ngo tuze wakora ibara Tesha iyo Brian yagiranye ikibazo n'umuntu ugira mu nyangiro ukavuga uti niba tuvuga yagiranye ikibazo nanjye ndajya ku ruhande Tesha niwe muntu wa mbere iyo mfite ikibazo agerageza kujya kuri side yanjye akajya no kuri side y'uwo muntu nubwo njye mbimwangira wenda ngo nashukanye n'umuntu ngo umwange nawe none se ko ari ikibazo mba nagiranye nawe bwite uburyo wabona arimo araganira n'umwanzi wawe nta mwanzi ngira abantu bose ni ibintu tuba twapfuye ejo n'ejo bundi byarangira iyo gahunda leta yindi igira hari ikintu cyaba cyatuma wongera gukorana muyamba none se umukiriya wampaye amafaranga nanjye amayanjye n'umuyango uba wamembye twagenda agakora nanjye ngakora mugakorana twakorana cyane bamuhaye amafaranga nanjye bampaye ayanjye isoti igiceri mama we ariko n'ubundi mwarayabonaga amafaranga mugikorana yego nyine we yagiye guhostinga nanjye yagiye mu buhosta agende kubihostinga nanjye nguma mu budije ngende kubidije njye nyine ese ubundi ndio waza igitekerezo cyo kugira ngo umusepare oya njyewe namye nguyu Tesha namye nshaka kwikorana mbere kuko byatumaga ngera ku kazi ninze ngo muyango ngarafata ama video nyine numva shaka kuzajya nanjye ngera nkareba imbaraga za ese Brian mfite izihe mbaraga zatuma nakora njye nyine kandi nago muyango ibyo akora nibyo njya mbona abantu bakunda kugereranya gutya nago muyango ibintu akora ari byo nkora
ntabwo Muyango arahostinga na Brian ngacuranga sibyo ngewe muzi ko uri umuntu navuga ngo uri soft hearted sometimes nyine nubwo abantu bazi ko hari ubwo uri hard ariko ngewe muzi nyine umutima woroshye Muyango ni umuntu mwamukire inshuti cyangwa mutari inshuti muzi ko mwifuriza ibyiza cyane rwose niyo mbonye bari kumuvugaho hari nk'ibintu nyine mbyuka nkabona ku mbuga nkoranyambaga kuko Muyango ndamuzi sho ni umuntu ugira umutima woroshye ikindi kandi ni nk'iyo bari kumuvugaho ibintu ku mbuga nkoranyambaga ntago nyine biramubabaza cyane nanjye nk'ubu ngubu nubwo twaba tutagikorana ariko nk'iyo mbonye bari kumuvugaho ibintu kandi njye nkaba mbizi neza ko bari kumubeshyera nyine njya mu mwanya we nkumva ukuntu ababaye nkabyumva nyine nanjye kandi nkumva birambabaje vraiment sibyo kuba twaratandukanye ajya mu buzima bwe nanjye nkomeza ubuzima bwanjye ariko ntibikuraho ko hari n'ibyiza byabaye turi kumwe icyo ngira ngo use nk'utanga idea cyangwa se umuha nk'ubutumwa hari ukuntu social media zijya zimwataka n'ubu nabonye byagarutse bata umugabo we afite undi mugore nawe social media zibamo ariko wese wabayoza soro niki wamubwira igihe yatatswe ajye yitwara ate igihe yatatswe ajya aceceka cyangwa nawe agenda avuga cyangwa ahamagare kuri telefone ahamagara abapampe bababwire ati mwe nimugende muvuge ngewe nceceke ndabishyura mugende muvuge cyangwa se ahitamo guceceka ariko nawe erega ntabwo mwebwe mushobora kubona umuntu ngo aracecetse ariko afite abandi banakoresha ngo bamukorere ibyo bintu bigeze uyikoresha iyo strategy ngewe mfite ibi microphone byaraga uri ku munwa wanjye ngewe mfite umunwa wanjye ikindi mfite n'abaniga banjye ese wabonye ko Kimenyi yabonye umusheri mushya si uburenganzira bwe ntabwo afite uburenganzira bwo gukunda umuntu ashaka wawe ari he inde umusheri wawe wekorera ikihe kinyamakuru ufite umugore shakira sheri ni nk'iyo mesaje wagenera Muyango gusoza oya nta mesaje nenda kumugenera nakomeza akora akazi kiwe Imana ikamuhezagiriremo hanyuma nawe nabona wenda bari kumuvuga ibintu ashaka kwisobanura agende yicare yisobanure nabona bitari ngombwa hamagara abapampe babakubitishwashwa bamuvugire nabona bitari ngombwa turize afate Bibiliya asenga biharira Imana.